Shakata Rebo Entoria doshete nebo rico sakata rebo shanto rico entoreko saka rebo seteria do rebo shanteka entoya shaka rico sekata entoreko shanto rico sekata ebro shakata ya rico santo nebo rico shakata entorebo shaka ria rodebo shente nebo rico sekata entoribo sakaria doshete nebo rico sentenebo entaya busha rico sentenebo rico sekata eto rebo shanto rico sekata rebo sekata rebo rebo shantaka rico sakata ente rebo shakaya rebo senteka rico sekata rebo shanteka rebo seteria rebo sekata rebo shakata rebo sakata rebo sekata rebo sentebo rebo shakata Enrico Shakata, Rebro de Bosheta, Enrico Sataria, Doshente Rebo, Rico Seta, Ebro de Boshaka, Rico Sete Rebo Shataka, Rebo Sakataya, Bosete Rebro de Boshakata, Rico Sakataya, Boshete Rebo, Rico Sekata, Enrico Sabo, Rebo Shanto, Rico Seteka, Rebo Shata, Rebo Sekata, Rebo Shakata, Rebo 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 Sakata, Rebo Shakata, Rebo Sete, Rebo Shetereka, Rebo Sete. Rebo shakarako seketayabo rebro debo shato eteka rebo shakataya rebo sekata rebo seto rebo shekata ebo sekata rebro shakataya bo sente nebo riko sakata rebo shata reko sete eto rebo sai nebo shente kare rikro debo saka rebo shakata ebo sete rebo riko sayabo eto rebo sha riko seteka ento ribro shakata reko santo rebo sekata rebo shataka. Thank you Jesus. Urakoze Kristo, turagushimiye mwami, tugushimiye kubw'uno mugoroba wongeye kuduherezaho umugisha. Turagushimiye Kristo ko wongeye kuduhereza umugoroba kugira ngo tunezererwemo, kugira ngo tuwigiremo, kugira ngo duhindure imitekerereze yacu binyuze mu kumenya ukuri kw'ijambo ryawe. Nuhabwe icyubahiro. Amen, amen. Mwiriwe neza. Imana ibahereze umugisha. Mwakoze kuza. Mana yanjye mwatinze ku rwego natekereje ko biri burangire mutaje, cyangwa nkibaza ko nshobora kuba nageze nko muri Amerika wenda. Ndi kubona amasaha ari imbere nkavuga ati ko mbona saa 12 zageze, niki kiri gutuma abantu batazi. Nangira gutekereza ko nageze ku wundi mugabane ntazi uko byagenze. Rero Imana ibahereze umugisha ko muje kuza. Imana ibahereze umugisha. Uyu munsi rero umva ibintu biraza kuba ari ukwihuta kugeza muri kano kanya ndi kubona nta mushyitsi ngewe ndi kubona, niyo mpamvu ngiye kuba nakiriye Melissa akadufasha mu mwanya wo kuririmba, hanyuma n'izindi gahunda turazikomeza. Melissa muhaye iminota 5. Nakwakiriye. Nukuri Mana yanjye jyewe ndayemera, nta cyiza nkuraho, naho nanyura mu misozi miremire, nzikwaza hindura amataba. Nanjye icyo nzakora, nzazamura ibendera, vuga icyo mwami wankoreye. Nanjye icyo nzakora, nzazamura
vuga icyo mwami wankoreye, kuko utari umuntu maze ngo witiranye icyo wangeneye mu buzima bwanjye. Oh, imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niho twakuye indirimbo zishimye. Oh, imibabaro Yesu yagize i Karuvari, niho twakuye indirimbo zishimye. Yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo, yarakubiswe turababarirwa, yarabambwe turabamburwa. Oh, yarababajwe tubona ubugingo, yarababajwe tubona ubugingo. Ya soko y'amaraso yawe ninjiyemo nozwa ibyaha, ndagushima Yesu kubwayo narababariwe. Ya soko y'amaraso ya Yesu twinjiyemo twozwa ibyaha, ndamushima Yesu kubwayo twarababariwe. Oh, ndamushima Yesu kubwayo twarababariwe. Yawe ngugira neza, ibyo ukora birahambaye, nari narakumvise none ndakubonye uri yawe. Yawe ngugira neza, ibyo ukora birahambaye, nari narakumvise none ndakubonye uri yawe. Mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi, mbega ukunagira neza. Mbuza mazina namwita, mutanga bugingo we nyir'ubutungane, nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi, mbega ukunagira neza. Mbuza mazina namwita, oh, ndatangaye mukiza we. Mbuza mazina namwita. Amen, amen, amen. Melissa, Imana iguhereze umugisha. Ndabona ukuyeho microphone wirukanka ariko iminota yawe yari yageze. Nako you are a blessing. Bizagenda biza. Melissa, you are a blessing. Okay. Ndabona rero kugeza nonaha nta mushyitsi wari winjira, katwizere ko abantu batumiye mukirimo kwibutsa abantu mwatumiye kugira ngo binjire, hanyuma dufatanye kumva ijambo ry'Imana. Batinze ariko nta kibazo, mubabwire bazi. Niringiye Imana ko hari abari gukurikiranira kuri YouTube, twabakiriye. Niba hari umushyitsi
wayobye akigira kuri YouTube aho kuza hano kuri Meet uyu munsi kandi ari ubwa mbere yaje, nawe turagusuhuje, turakwakiriye. Nawe uri umugisha kuri twebwe, ntabwo turi kukubona ariko uri umugisha. Hanyuma ejo uzibuke guca kuri Meet kuko niyo link ya mbere ibanza kugira ngo tubone uko tukwakira. Namwe rero mwese muri hano nabakiriye, Imana ibahereze umugisha. Pasiteri wacu mukuru mpano nakwakiriye, usuhuze iteraniro ariko ntushyiraho microphone, ubwo aho uri kurisuhuza. Imana iguhereze umugisha, nakuri umugisha. Yego. Pastor Emma nawe twakwakiriye, nawe uri umugisha kuri twebwe. Undi muntu ngiye kwakira n'indera. Okay. Umwigisha w'ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, nawe twakwakiriye, twagusuhuje, nawe aho uri urambure ibiganza byawe usuhuza iteraniro. N'abashyitsi muri twebwe twabakiriye, mugubwe neza. Wow, amen amen amen. Abantu mutari muherutse guterana kandi mubarizwa hano. Muri seripari wacu Papa Orepa arahazi, bajya bahagurutsa abantu badaherutse guterana nabo bakabakira. Namwe rero turabakira abantu mudaherutse guterana, mwongere mwiyumvemo nkaho hano ari iwanyu. Mujye mwibuka gutaha, nimugoroba mujye mutaha, ntimukagume mu gasozi, mujye mutaha muze mwumve ibyo papa wanyu yabateguriye kugira ngo mwakire. Imana ibahereze umugisha. Hanyuma rero mureke tujye mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, tujye mu mwanya mwiza wo kwihana. Yego, tujye mu mwanya mwiza wo kwihana, duhindure imitekerereze yacu. Ntabwo twahindura imitekerereze tutumvisha icyo tugomba guhindura. Niyo mpamvu nimba tugiye kumva ibintu bitandukanye n'ibyo twari tuzi, tugahindura ibyo twari tuzi, tugafata ibindi bishyashya, twinjiye mu mwanya mwiza cyane wa repentance. Imana ibahereze umugisha. Ngiye gusengera umwigisha w'ijambo ry'Imana, hanyuma tumwakire ahite akomeza atuganirize. Turagushimiye Kristo kubwa kano kanya wongeye kuduhereza keza ko kugira ngo twumve ibyawe, ko kugira ngo dusobanukirwe ibyakwanditseho, ibyakwanditsweho. Nuhabwe icyubahiro. Tugushimiye kubw'umwigisha wawe wateguye uyu munsi, waduhaye w'umugisha kugira ngo atubere natwe umugisha, atwungure iby'ubwenge bwawe, adusobanurire ibyo tutari dusobanukiwe. Nuhabwe icyubahiro kubwe, nukomeze umwongere imbaraga, muhereze gushira amanga kurushijeho uko yari afite, muhereze gutinyuka buri kimwe cyose umushyiramo akitubwire. Natwe uduhereze kubyakira, uturinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma tubunza imitima, intekerezo zacu kugira ngo tutumva, ahubwo uduhe gukurikira neza kugira ngo twumve icyo ijambo ryawe ritubwira, hanyuma abe ari cyo tugenderamo. Amen. Twakwakiriye, Imana igumugisha. Mukoma amashyi tumwakire. Murakoze kunyakira. Murakoze kunyakira, nanjye ndabakiriye mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rwose. Muhumure, ntabwo imitima muri buyibunze. Nahise nibuka ukuntu twayaga twatura ngo Imana imbabarire kubunza imitima, ukagira ngo ugira myinshi, nta hantu iri bujye, iri hano. Umuvandimwe wo mu Rundi yaravuze ngo iri ngaha. So nongeye kubakira mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana, wo kwiga ijambo ry'Imana, especially abantu batari baherutse, abaje bwa mbere. Nahoze mbona mwarimu wanjye Mutuyimana Solange rwose twakwakiriye, wiyumvemo ikaze hano. Reka dufatanye nanone twongere twige, dusome ibyanditswe, twige ibyanditswe, dusharinge. Nibyo Bibiliya yita ngo ni ukumanyagura imitsima. So tumaze uyu munsi wa gatanu, iminsi 3 ibanza twayigishijwe na Apostle Naman. Twari turi kwiga transition yo kuva mu isezerano rya kera twinjira mu isezerano rishya. Uyu rero ni umunsi wa gatanu, ni umunsi wa kabiri ndi kwigisha. Ejo hazakomeza undi, n'ejo bundi haza undi. Kare nahoze mvugana na Frederic ari kumbwira ko yagiye kwitabaro,
ashobora kuba adahari, ubwo undi mwanditsi uri buze kujya ashyiraho ibyanditswe vuba vuba azane, arajya azana, bibaye byiza bafite Bibiliya y'Ikinyarwanda irimo translation ya King James Version cyangwa New King James Version cyangwa iyo ari yo yose. Ibyanditswe ni bimwe, nuko King James Version ifite ukuntu isometse neza ibintu bikumvikana cyane kurusha za NIV. Okay, wenda nuko ariyo namenyereye. Uyu munsi wa kabiri rero nagira ngo mbibutse ko ejo twabonye ibintu byinshi bitandukanya ubuzima bw'umuntu uri munsi y'amategeko ndetse n'ubuzima bw'umuntu uri munsi y'ubuntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana tubonera muri Kristo Yesu, amategeko abantu babonera kwa Mose. So twabonye ko ari ubuzima bugoye, ubuzima bugoye umuntu atari gushobora ngo kubw'intege nke ze. Paulo niko yavuze ngo ni kubw'intege nke zacu. Mu Baroma 8:3 aravuga ngo iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Nibyo amategeko yananiwe gukora. Uwumvishije ko amategeko yananiwe gukora, ushobora guhita uvuga ati aba bantu se bari kuvuga ko amategeko ari amanyantege nkewe kandi ari Imana yayatanze. Oya, ntabwo ariko biri. Amategeko ntabwo yananiwe kuko adashoboye, ahubwo amategeko yananiwe. Ubundi yananiwe iki? Yananiwe kuduhesha gukiranuka. Yananiwe kubera ko abayahawe bose ari abanyantege nke. Mwene Adamu ahava akagera ntabwo yashobora itegeko na rimwe mu mategeko y'Imana. So Bibiliya rero yavuze ngo ibyo abantu bananiwe byose Imana yabishoboye. Ni ukuvuga ngo abantu hari ibyo bari bafite bagomba gukora barabinanirwa, ariko Imana y'ubwayo irabikorera bishobora. Ngo yabishoboye ryari? Ngo yabishoboye ubwo yatumaga umwana wayo ngo aza afite ishusho ya kamere y'ibyaha kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha. Ntabwo Imana yabishoboye umunsi Yesu avuka. Ntabwo Imana yabishoboye umunsi Yesu atubura imigati. Ntabwo yabishoboye umunsi Yesu ahumura impumyi. Ahubwo ngo yabishoboye umunsi Yesu aba igitambo cy'ibyaha. Ngo icyo gihe nibwo Imana yaciriyeho iteka ibyaha bya kamere. So twabonye ko amategeko cyangwa se mu mategeko umuntu yasabwaga gukora ibintu runaka kugira ngo Imana imwemere, kugeza ubwo Imana yakamuhaye nayo ibintu runaka. Umuntu akabanza gukora, Imana ikamuhereza nyuma, kugeza ubwo Kristo yaje akabikora byose, agakora ibyo Imana yashakaga. So Yesu yaraje arabikora, arabishimangira ku musaraba, aravuga ngo birarangiye. N'ijambo njya nkunda kuvuga nkarivuga numva ndi kurivuga mu nyuguti z'icyapa. Hari umuntu babwiye ngo uzi kwandika izina ryawe, ahita abaza ngo mu cyapa se? Nimba mu cyapa hatandukanye no mu nyuguti zisanzwe, ariko iyi birarangiye. Yesu yaritsindagiye mu Kigiriki, aravuga ngo tetelestai. Mbega ni ijambo ry'Ikigiriki rivuga ngo birarangiye, it's over, it's finished. Ntabwo ari ijambo uvuze ngo birarangiye wakumva ko ndi gukoresha tense ya present indagi, ariko ntabwo iri jambo ritondetse mu ndagi, ahubwo ritondetse muri tense yitwa ngo ni perfect tense. So the perfect tense rero use mu Kigiriki ntabwo ivuga ahashize cyangwa ngo ivuge none. Ntabwo ari past perfect, nta nubwo ari present perfect. Perfect tense yo mu Kigiriki ivuga both past and present. Mu yandi magambo, the action iri perfect. Muri perfect tense iri completed, ni action yabaye completed both muri past no muri present. Ni ukuvuga ngo this action of finishing cyangwa se igikorwa cyo kubirangiza kiri ni action yabaye muri yabaye completed action muri past, but result zayo zo kuba byarabaye completed, byo kuba byarabaye finished, bikaba bikikontinuinga, bikaba bigikomeje no muri present. Reka mbivuge mu Kinyarwanda, ni igikorwa cyakozwe neza kikarangirira hashize, ariko ingaruka zacyo zikaba zigifite agaciro.
cyangwa se zikaba zigikomeje na n'uyu munsi ndetse n'iteka ryose. Kuvuga ngo umurimo wo gucungura, umurimo wo kubabarira ibyaha ni work of redemption which has been completed but remains finished eternally till now and over and over and over, so forever and ever. So niki Yesu rero yarangije? Kare hari umuntu wahoze abimbaza ko muvuga ngo Yesu yarabirangije. Yesu yarangije iki? Ntabwo Yesu yigeze arangiza iki cyuko mugenzi wawe yasonza ngo umugaburire oya. Ntabwo Yesu yigeze arangiza igikorwa cyuko uzakenera kwiga ugashaka imirimo ukabona akazi ukayikora kugira ngo urye ugaburire n'abawe. Ntabwo ari byo Yesu yarangije, ahubwo Yesu yarangije ibintu byose n'ikintu cyose wowe wasabwaga gukora kugira ngo wemerwe n'Imana. Munyumve neza, iyo bavuze ngo Yesu yarabirangije baba bavuze ngo yarangije ibikorwa pisi, ibikorwa nkubito yasabwaga gukora kugira ngo yemerwe n'Imana cyangwa se kugira ngo abe umukiranutsi mu maso y'Imana. Gusa ikintu kibabaje nuko na n'uyu munsi muri iminsi ya none na n'uyu munsi ubu tuvugana abantu baracyabwirwa ko ibyo bagomba kwemerwa n'Imana, kugira itwaza bagiye kureba Imana, bagiye gushaka Imana. Mbere yo kugira ngo Imana ivugane nabo bagomba kubanza kwitwaza ibi na biriya kugira ngo bahabwe ibinini. Muri iyi minsi Imana yaduhaye umugisha kuduhuza na Apostle na Good News, iriya House of Good News. Mu minsi iri imbere umuntu azajya mbaza ikibazo mite mukubita link ajye kwirebera. Nasobanukiwe ibyanditswe zana ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 4 guhera ku murongo wa 7 ugeze ku murongo wa 15. Bitropinge muri comment tubisome umurongo umwe ku wundi turebe ukuntu na n'uyu munsi abantu bakitwaza ibivomesho. Yohana igice cya 4 murongo wa 7 kugeza ku wa 15 ugenda udropinga umwe. Ubundi tuganira. Imana ishimwe cyane. Ni inkuru mwese muzi, ni popular. Yego, popular story ya Yesu ari kwiriba umusamariyakazi. Mba nkaririmbye nuko ntakazi ntazi ijwi ryako neza, ndasa nk'uwasaraye ubutanzi akabaririmbira neza. So mujye muri comment section duhere ku murongo wa 7. Aravuga ngo umusamariyakazi aza kuvoma, ngo Yesu aramubwira ngo mpa utuzi two kunywa. 8 ngo kuko abigishwa be bari bagiye mu midugudu kugura ibyo kurya. Wow, harimo parenthèse. Ziriya parenthèse biravuze ngo ni commentaire ya Yohana. Arakubwiye ngo impamvu Yesu yamusabye amazi ni ukubera ko ngo ni ukubera ko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Iyi ngiyi ni commentaire ya Yohana. So reka dukomeze rero. Hari umuntu bambwiye ngo ntago mwemerewe gushyira commentaire mu ijambo ry'Imana, n'abaryanditse barishyiragamo. Umurongo wa 9 ndamubwira ati iyo nayo ni commentaire nawe ushizemo. Ngo umusamariyakazi aramusubiza ati ko uri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Ngo icyatumye abaza cyo, that's commentary. Ngo icyatumye abaza aricyo ngo nuko abayuda banenaga abasamariya. Yesu yari umuyuda ahuye n'umusamariyakazi, abayuda bakanena abasamariya. Yesu asaba umusamariyakazi amazi yo kunywa. Noneho ngo umusamariyakazi aramusubiza ati kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi uransaba amazi ute? Ko ubundi abayuda batajya bavugana n'abasamariya, none ugiye ku rwego rwo kubasaba amazi yabo, ubikoze ute? So rero ngo kuko banenanaga, ndashima Imana ko Yesu yaje ari umuyuda udasanzwe. Azavuga ngo nimunze mwese abarushye n'abaremerewe, ntabwo yaje anenana. Ku murongo wa 10 ngo Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana, iyaba waruzi umuyuda muri kumwe ukamenya n'ugusabye amazi uwo ari we. Haleluya. Aramubwira ngo nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Ejo twahoze tubona amazi ari ubuzima,
twabonye amazi ari ubuzima. Haleluya. Hakabaho amazi ya kera, ya yandi yahindutse amaraso. Twasanze ubuzima bw'abantu bwaragombaga gupfa kugira ngo bakore ubushake bw'Imana cyangwa bizere Imana cyangwa se bagere ku Mana. Tubona n'amazi mashya Yesu yo mu isezerano rishya yahinduye umunezero. So amazi ya Yesu rero ni ubuzima bushya, ni ubuzima bw'umwuka, aribwo bugingo buhoraho. Ariko uyu mugore we yari yaje kwivomera ku iriba rya sogokuruza Yakobo. Ntabwo yari yitaye ku by'amazi ya Yesu, ariko nuko atamuzi yari yiziye ku iriba ry'abakurambere. So uyu mugore aracyashaka amazi. Aya mazi yayagize akamenyero, n'amazi y'abasekuruza ngo banyweragaho igihe kirekire cyane. Uyu mugore ari mu rusengero, ariko amazi yishakira ni ayandi nyine y'abasekuruza. So kutamenya Yesu nicyo kintu gitera umuntu kutamusaba kugira ngo amuhe amazi ye, kandi ngo amazi ya Yesu n'amazi y'ubugingo. Turaje tubibone umurongo wa 11. Undi ati databuja, uyu ni umugore ugiye kumusubiza, ko utafite icyo uvomesha, n'iriba rikaba ari rirerire, none se aya mazi y'ubugingo wayakura he? Ubundi we wayakura aya mazi ko twe bidusaba ikivomesho? Kandi oh my God, kudafite ikivomesho, kudafite igiparara, niko iwanyu mu ngororero mubyita, kudafite igikina none ikibundi, kudafite ikijerekani, kudafite ikibindi, ubundi aya mazi wayakura he? We wavoma ute nta kivomesho? Kudafite garo, ishimwe we ko nta garo ufite, aya mazi wayakura he? Ubu ni ubuzima bugoye uyu mugore yarabayemo. Nubwo kubona amazi, ariko amazi afite hari ukuntu twajyaga tujya kuvoma tugakomata, noneho ugasanga hari umuntu waje gukomata gusa nta n'ikivomesha afite. Aya mazi byari bigoye ku buryo umuntu wayabonaga byamusabaga kuba afite ikivomesho. Kugira ngo uyu muntu acyure umubyizi nuko abanza kwiyeza. Iki ni ikivomesho. Ikivomesho ni ikintu umuntu yitwaza ku iriba kugira ngo iryo riba riguhereza amazi. Udafite ikivomesho nta mazi ubona. Mbere yuko ubona kariya kazi, mbere yuko ukaramba mukajya ubona za promosiyo, mbere yuko ujya kubonana na muganga kugira ngo ubyare, ufite randevu, ariko mbere yuko ubanza kujyayo ugomba kubanza ukazana ikivomesho, ukitwaza ikivomesho. Mbere yuko ukora ubukwe wa musore wa mukobwa we, mbere yuko ukora ubukwe wa mukobwa we, ugomba kubanza ugatanga 1/10 cy'inkwano kugira ngo ushinganishe urugo rwawe n'urubyaro rwawe. Iki ni ikivomesho, iki ni ikivomesho cyiza cyane mu idini, kandi ntabwo kize gitoboka. Iki ngiki na n'uyu munsi kiracyakoreshwa. Ngo mbere yuko uryamana n'umugore wawe, kandi ngo mumaze gukora ubukwe, bari kubikubwira mbere y'ubukwe, ni paruri kubikubwira. Uyu ni umuvomyi ari kubwira mugenzi we. Niko babwiye mwene data umwe twasenganaga, baramubwira ati ugomba kubanza ukamara amasaha 28 mutararyamana. So noneho kuko ari kuwa gatandatu, ku cyumweru kumugoroba muvuye gushima Imana mu rusengero aho mwasezeraniye, aho ngaho nibwo mugomba kubanza kuryamana. So icyo nacyo ni ikivomesho. Ngo niwibeshya icyo kivomesho ntukikoreshe mukaryamana mutarashima Imana ku cyumweru, mu rya mbere no mu rya kabiri no mu rya gatatu, hehe no kubyara, ntusigere ubyara. So iriba ni rirerire, niyo mpamvu bikigusaba guterera imisozi ihanamye, ukamanuka hepfo yo mu isumo, wavayo ugategura kuzajya za Kisabonwa mu minsi iri imbere, warangiza mu kwezi gutaha ukaba uri gupanga proti zo gupanga urugendo rwo kujya Nyaruguru n'amaguru uvuye i Kigali, kandi ukitwaza ibivomesho. Birumvikana nyine. Naruherutse kumbwira mu myaka yashize ngo ikivomesho cyanjye kirakemangwa, ngo nabaye munini cyane, ngo nazanye inda, ngo shanga ubu ntabwo twasubira gusesera muri Samatari, ngo mega ngo kubyibuha ngo ni ikimenyetso cy'uko umuntu atagisenga.
isoko ko rero kubyibuha ari ikimenyetso cy'uko umuntu atakibasha gusenga. Randi uri kumbaza se? Ngaho mbaza nta kibazo. Ndabona uri kuzamura ikiganza isa kimanura. So urumva ngo kubwo kwirinda ko ikivomesho cyaba kinini giseserenya Samatare nimba ari Samatare, niyo mpamvu buri gihe uko umuri gusenga ngo ugomba kuhavutanze ku cya 10 gatanga icy'amataye gatanga n'ikimbavu, mbega ugatanga kugira ngo ikivomesho kihore kiri fiti. Iri riba nirire bene da. Reka twisomera umurongo wa 12 ngo mbese ye uruta sogokuru Yakobo wadufukuriye iri riba, bari kugendera ku bintu by'amateka. Mbese uruta mama, uruta shangazi watujyanye muri iri dini, wowe uruta ba pasiteri batubwirije kera, uruta poso wacu, wowe wize theology nkize. Kandi ngo akaba yaranywaga na poso wacu nawe yanywaga ku mazi yaryo ubwe n'abana be, ni dadi n'abana be n'amatungo ye bose banyweraga kuri riba. Wowe uzanye izinyigisho z'inzaduka, wowe urabaruta. Yesu aramusubiza ati umva ku murongo wa 13 aramubwira ngo umuntu wese, haleluya, unywa aya mazi azongera kugira inyota. Oh my God. Umuntu wese uri kunywera ku mazi yo muri iri riba rirerire, umuntu wese uri gushakira Imana mu mazu yubatswe n'abantu, umuntu wese uri gushakira Imana ku misozi akayiterera agiye kuyishaka, umuntu wese unywa aya mazi y'iri riba risaba kugendana ikivomesho, n'undi azagaruka mu cyumweru gitaha. Aratuye none arabivuze, ariko ejo azagaruka bisubiremo nanone, n'ejo bundi nuko nguko. Kubera iki? Kuko iri riba risaba ikivomesho, ni iriba ritamara inyota. Inyota ntishobora gushira, inyota y'ibyaha ntishobora gukira. Yesu aravuga ngo azongera kugira inyota. Umurongo wa 14 avuga inkuru nziza, aravuga ngo ariko unywa amazi nzamuha. Oh haleluya. Yesu afite ofa. Yesu yofaringa amazi atandukanye nayo mu isezerano rya kera. Aravuga ngo umuntu unywa amazi nzamuha. Afite amazi umuntu ataza kuvoma, umuntu akaza kuyatwara atitwaje ikivomesho. Aravuga ngo haleluya. Oh my God. Hari ahantu tugenda tukavoma kandi tukavoma tudafite ikivomesho kuko nyiririba ari butuvomerera. So ntabwo bidusaba rero buri wa gatanu gutakambira iriba ngo twaje kwiriba, twaje kuvoma. Twaje kwiriba, twaje kuvoma, dubiza mana tunyweho. Ayiwe twaje kwiriba, twaje kuvoma we, dudubiza mana tunyweho. Uyu munsi icyumweru gitaha, ejo bundi ukaza ngo yewe wariba we, yewe wariba we, yewe dudubiza, yewe dudubiza, ngo yewe dudubiza. Ugize ngo iki? Dudubiza. Ugize ngo iki? Dudubiza, yewe wariba we. Mbega ibivomesho wariba we, ngibi ibivomesho twabizanye, tugirire neza rwose ududubize kuko uturekuye twawe. Ariko Yesu aravuga ngo unywa amazi nzamuha. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ntazagira inyota rwose iteka ryose. Haleluya, amen. Ngubu ubuzima bushya, ngubu ubuzima bushya tugeramo, ntitwongere gushaka Imana. Reka mbivuge nanone, iyo twageze muri ubu buzima ntabwo twongera gushaka Imana, kuko abashaka Imana n'abatayifite, naho twebwe Imana iri muri twebwe. Iyo utayifite cyangwa ukaba uyifite mu buryo ushobora kuyitakaza, uhora ujya kuyishaka. Ariko iyo wayirema sutra vengre taina. Paul aravuga ngo ntabwo abigeze bayishaka bayibonye, ahubwo yarivugiye ngo neretswe n'abatanshatse, nabonywe n'abatambaririje. Iyo Yesu yakubonye uri ujya kumushaka, ubu nibwo buzima, ubu nibwo buzima bwitwa ubuzima bw'iteka ryose. Aravuga ngo ahubwo amazi nzamuha, ngo azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Wow,
eternal life, eternal life. Umurongo wa 15 ngo umugore aramubwira ati databuja mpa kuri ayo mazi ntazagira inyota, amena, ngo kandi ntazagaruka. Muri kunyumva, aya mazi yo wayanyweye ngo ntabwo ugaruka kuvoma hano. Kubera iki? Kuko ari kure. Ore santori yamando, ntabwo ugaruka kuvoma kuko ari kure. Iyo unyweye aya mazi y'ubugingo ushira inyota, ntiwongera kugenda, ntabwo wongera kugenda ugaruka usubirayo ugaruka nongeye naje mana, nongeye nagarutse, nanone wongera umbone. Ntabwo wongera kugenda ugaruka. Mu yandi magambo, n'ikivomesho ugitayo, ntabwo wongera kugenda ugaruka. Resantori makari ya bosa. Haleluya, haleluya. Ese iki kivomesho mwacyumvishije? Ikivomesho ni ibintu byose usabwa kugira ngo Imana igire ibyigukorera nyuma. Iyi ni systeme y'amategeko. Systeme y'amategeko igusaba kujya ku iriba ry'amategeko witwaje ikivomesho. Ikivomesho ni ibintu Vanessa umutesi yitwaza kugira ngo Imana igire ikindi kintu imukorera. Nyine ngo urabyumva namwe mugomba gushaka amafaranga nyine tukayatanya, tugashaka umukozi w'Imana nyine man of God umushumba, kandi ngo usize tukagira gutya tukamuhereza ituro, twamara kuri duha agasengera umuntu wacu uri mu bitaro. Kugira ngo bigende se bite mwana wawe? Kugira ngo bigende bite papa? Ngo nukugira ngo nyine izo protokole niziki kujya gushaka ibyo byose tukabiha umuntu usize ngo asengere umwana wacu uri mu bitaro. Ngo nukugira ngo Imana igira ikiheraho ikora. Oh my God, nihabe muve mu bivomesho. Dore amazi y'ubugingo yarabonetse. Haleluya. Bene data, amazi y'ubugingo yarabonetse. Ejo bundi merutse kuba nibereye mu rugo, ndi kwirebera twa status. Ndadukunda status bene data, ndazikunda, mfite utunimero rwose ndazireba. Niyo social media ngira ni WhatsApp gusa, niho nyarukira nkirebera. Ngiye kumva numva umugabo uvuga neza cyane, nanjye ndamukunda rwose pe, ndamukunda, avuga neza ndamukunda. Ngiye kumva numva avuze ngo isezerano ry'umunsi. Wow, mbaneza amatwi ndavuga ati ndaricaki. Narangiye agiye kuvuga, aravuga ngo ntabwo ngusaba gukora ibirenze ubushobozi bwawe, ngo kora icyo ushoboye nanjye nzagukorera ibyo udashoboye. Come on. Oh Lord, Imana ikibabwira ko mubanza kuzana ibivomesho, Imana ikibabwira ko mubanza kugira icyo mukora kugira ngo nayo izakore nyuma. Imana ni ya hehe? Imana ikora ihereye ku cyo mwabanje gukora. Imana ibabwira ngo mutere intambwe imwe. Imana ibabwira ngo nimubanze muzane. Nzababwira ko ari Imana mpimbano nzageze ryari koko. Icyo ushoboye. So the law says try, do your best, and the grace says trust and rest. Oh hallelujah, that's a huge difference. Kora icyo ushoboye na izere uruhuke, ni amatangazo abiri anyuranye. Haleluya. Mwayumvisha abandi kamwe. Itandukaniro rya mbere mwansabye ko mbabwira itandukaniro riri hagati y'amategeko n'ubuntu. Itandukaniro rya mbere twize uyu munsi nuko rimwe rivuga ngo try, do your best, irindi rikavuga ngo trust and rest. Itandukaniro rya kabiri ni iri. The law says pay up that you owe, and the grace says it's paid in full. Mu yandi magambo, amategeko aravuga ngo urishyurwa gusa ibyo wakoreye, naho ubuntu bukavuga ngo byose byarishyuwe. Abaroma 4:4-5. Abaroma 4:4-5. Igihe bari kubishaka, amategeko arakubwira ngo kora icyo ushoboye, niryo tangazo rya mbere. Ubuntu bw'Imana bukakubwira ngo ruhuka. Haleluya. Izere uruhuke. Try, do your best. Naho ubuntu bukakubwira ngo trust and rest. Haleluya. Itandukaniro rya kabiri. The law says pay up all you owe. Uraza kwishyurwa, uraza guhabwa ibyo wakoreye. Naho ubuntu bukavuga ngo byose byarishyuwe. Thank you kutuzanira icyanditswe. Aravuga ngo nyamara ukora, haleluya, ibihembo bye cyangwa se ukorera ibihembo bye ntibimuhwanirizwa no guherwa ubuntu.
ahubwo abyita ubwishyu. Wayumvishije? Mu mategeko urishyurwa kubera kuba wakoze. Ku murongo wa 5 akavuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, ngo kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Kuko udakora, uyu ni umuntu uri mu buntu, ni umuntu uruhukiye muri Kristo Yesu, ni umuntu uruhukiye mu wakoze byose kugira ngo yemerwe n'umukiranutsi, ngo kwizera kwe bimuhanirizwa no gukiranuka. Kuko Yesu ngo amaze gusoma kuri vino, amaze gusoma kuri vino isharira, amaze gusoma ku mibabaro yose, amaze gusoma ku gihano cy'ibyaha byose, aravuga ngo it is finished, aravuga ngo it's over, birarangiye, it's all paid, there is no debt at all. Byose bisabwa, nta na kimwe, nta deni, nta kirarane, byarishyuwe. Itandukaniro rya gatatu batuzanire Abaheburayo 12 bahere ku murongo wa 18 bageze nko ku wa 24. Abaheburayo 12:18 kugeza kuri 24. Itandukaniro rya gatatu riri hagati y'ubuntu n'amategeko ni iri ngiri: the law prohibits us from coming to God, but grace receives us to come as we are. Amategeko atubuza kwegera Imana, naho ubuntu bukatwakira uko turi. Imana ishimwe cyane. I have a brother here ukundaga kuvuga ngo come as you are. Ubuntu bw'Imana butwakira uko turi. Mu Baheburayo 12:18 haravuga ngo nimwegereye, oh my God, hari ahantu hategerwa, nimwegereye wa musozi ubasha gukorwaho waka umuriro, cyangwa ngo mwegere igicu n'umwijima w'icuraburindi n'umuyaga w'ishuheri. Ntabwo byabashaga kwegerwa, aho hantu nta muntu wahegeraga. Ngo ntabwo mwegereye, ku murongo wa 19, ngo n'ijwi ry'impanda, ngo n'iry'amagambo, ngo abaryumvise bakingingira kutongerwaho ijambo. Birakaze cyane. 20, ngo kuko batashoboye kwihanganira ibyategetswe, ngo naho yaba inyamaswa ikoze kuri uyu musozi bayicisha amahwa. 21, ngo ibyo byose, haleluya, ngo byari ibiteye ubwoba, ngo nicyo cyatumye Mose avuga ati dore uwegereye nawe uko yavuze. Yaravuze ngo mfite ubwoba cyane, ndi guhinda umushyitsi. Aho hantu ntabwo ari ho mwegereye, hahandi mutabasha kugera kuri yo, kubera ko amategeko atubuza kuyegera. Ahubwo rero ku murongo wa 22, ngo ahubwo ngo mwegereye umusozi Siyoni, ngo n'ururembo rw'Imana horaho, ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru, ngo kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika. 23, ngo mwegereye n'itorero ry'abanura banditswe mu ijuru, ngo mwegereye n'Imana umucamanza. Ariko byumve, ngo mwegereye n'Imana. Twegereye Imana uyu munsi, ngo umucamanza wa hose, twegereye n'imyuka y'abakiranutsi, ngo batunganijwe rwose. 24, ngo ntabwo mwegereye abo gusa, ahubwo ngo mwegereye na Yesu muhuza w'isezerano rishya, ngo mwegereye n'amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Haleluya. Amategeko atubuza kwegera Imana, naho ubuntu bukatwakira uko turi. Twegereye amaraso avuga ibyiza kurusha amaraso ya Abeli. Ayo maraso avuga ngo iki? Aravuga ngo mwese abarushye n'abaremewe nimuze munsange ndabaruhura, muze murushye muze uko muri. Akongera akavuga ngo nimwemere kuba abagaragu banjye munyigireho, ngo kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, ngo dore ikintu mbasezeranyije nimumara kuza, ngo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Come as you
you are, come and rest. Ngwino ukuri, ngwino uruhuke, kuko uraba wageze ahitwa mu buruhukiro, kandi ni uburuhukiro bw'iteka. Ubwo buruhukiro bw'iteka biravuze ngo nta muntu n'umwe, nta kintu na kimwe, nta dayimoni n'imwe, nta jini na rimwe, nta murozi n'umwe, nta mukonikoni n'umwe, nta n'umwe, nta n'umwe, nta n'umwe, nta na kimwe, nta n'umwe, nta n'umwe. Na Yesu ubwe ntabwo yakora ikosa, ntabwo yabigukora, ntiyagukura muri we. Kubera iki? Ari kukubwira ngo ngwino. Yohana 6:37 aravuga ngo uwo data yampaye azahondi. Aravuga ngo kandi waje nyine ngo waje hondi ngo sinzamwirukana na hato. Oh haleluya. Resa korimandere boshayine koria. Yego site bone. Ntiyakwirukana, ntabwo yabikora, kuko nta teka yaguciraho. Kubera iki? Kubera kuri muri we, uri muri we. Dore ngiri itandukaniro rya kane. Itandukaniro rya kane nzanira Abaroma 7:9-10. Abaroma 7:9-10. Itandukaniro rya kane nuko amategeko ari yaciraho umunyabyaha iteka ryo gupfa. Nakubwiye ngo Yesu ntiyakwirukana kuko ntiyaguciraho iteka na rimwe. Amategeko niyaciraho umunyabyaha iteka ryo gupfa, naho ubuntu bwo bucungura umunyabyaha bukamubabarira ibyaha bye byose. Abaroma 7:9 haravuze ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko. Uyu ni Paulo uri kubivuga. Aravuga ngo maze Yesu aje. Yesu aje. Paulo aravuze ngo nanjye kera nari muzima ntafite amategeko. Arangije aravuga ngo maze Yesu aje. Hayiwewe. Aravuga ngo itegeko rije, maze itegeko rije, icyaha kirahembuka, mpera ko ndapfa. Ngo nuko iryo tegeko ryagenewe kuzana ubugingo, mbona rinzanira urupfu. Bibiliya Imana ishimwe cyane. Nzanira Yohana 8 uhere ku murongo wa 5 ugeze ku murongo wa 11. Damuru bigenze bite? Damuru bigenze bite kubabaye mwene data? Yohana 8:5 uragenda ugeze ku murongo wa 11. Paulo yavuze ngo nari muzima ntafite amategeko. Itegeko rije, icyaha kirahembuka, mpera ko ndapfa. So rya tegeko ryari ryaragenewe kunzanira ubugingo, risanga sindi wo kubona ubugingo. Kubera iki? Ryari kunzanira ubugingo kuko nagombaga gukora ibyaryo. So kuko nananiwe rero, itegeko nta kindi ritariza rinzanira urupfu. Ariko Bibiliya iravuga mu Efeso 1:7 ngo niwe waduhesheje, my favorite verse, ngo gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibyaha byose n'ibicumuro byacu. Ngo kandi twababariwe nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri niwe. Ninde? Ni Yesu. For the grace and truth come by Jesus Christ. Uyu Yesu, haleluya. Imana ishimwe. Bamuzaniye umugore. Bamaze kumuzanira umugore, yari umugore w'umunyabyaha. Aho hejuru ku murongo wa 4 nimuhasoma ngo baraje baramubwira ngo mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Bible y'Icyongereza iravuga ngo this woman was taken in adultery, in the very act. Mbega ni umusambanyi, bafite na fact kuko bamufashe in the very act, bamufashe ari mu gikorwa cy'ubusambanyi. So ngo ku murongo wa 5 baramubwira ngo kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. Nyine na amategeko ya Mose aravuga ngo upfe. Amategeko ya Mose aravuga ngo nimba wakoze icyaha upfe. None wowe uravuga ngo iki? Ngo baramubaza ko. Oh haleluya. Njya nshima Imana ku bw'abafarisayo n'aba bantu. Kubera iki? Kubera ko babajije Yesu iyo batamubaza ntabwo twari kumenya icyo Yesu yavuze. Ku murongo wa 7 nsimbutse ngo bakomeje kumubaza, yari yunamye ngo ariko arunamuka arababwira ati muri mwe udafite icyaha aba ari ubanza kumutera ibuye. Ni ukuvuga ngo amategeko acira iteka uwakoze icyaha, aganaciraho iteka uwagikoze ejo nubwo uyu munsi ntacyo yaba yakoze. Umurongo wa 8 ngo yongera kunama yandika hasi 9 ngo nabo ngo babibone bityo ngo ibyaha byabo birabarega,
ngo basohoka urusorongo uhereye ku basaza kugeza kuheruka, ngo hasigara Yesu wenyine. Oh my God, ngo hasigara na wa mugore wari uhagaze hagati. Ngo Yesu arunamuka aramubaza ati, umva amagambo meza ya Yesu, aramubaza ngo wa mugore we, babandi bakuregaga bari he? Ntabwo aguciriyeho iteka? Hariho akabazo. Kumbe amategeko bakoreshaga kugira ngo agucireho iteka nabo bagucireho iteka, nabo yabaciriyeho iteka mwana wa. Niko Yesu yamubajije ku murongo wa 11, nawe ati databuja, nawe databuja. Yesu aramubwira ati nanjye singuciraho iteka. Haleluya. Ntabwo amategeko yaguciraho iteka ngo Yesu nawe agucireho iteka. Arangije ahita amubwira ngo singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Aho tuhabona itandukaniro rya gatanu. Ni rihe? Amategeko agutegeka gukora, amategeko agutegeka kudakora icyaha na kimwe kugira ngo ataguciraho iteka. Naho ubuntu naho Yesu abanza kutaguciraho iteka akakubwiriza kutagikora nyuma. Amen. This is what we call the gift of non-condemnation. It's a gift we receive from grace, only grace. Mu buntu bw'Imana ntabwo dufite itegeko ryo kubanza kudakora icyaha kugira ngo tudacirwaho iteka, ahubwo mu buntu bw'Imana dufite impano yo kudacirwaho iteka, tukagira n'ikibwiriza cyiza nyuma yo kudacirwaho iteka kivuga ngo ntukongere gukora icyaha. Itandukaniro rya gatandatu riravuga ngo, ndi kwihuta nyine kuko nateganyije amategeko 7, bambwiye ngo iminota nabariye ejo y'umunsi nyibasubize bashima Imana, ndayibaha rwose. Amategeko avuga ko ubugingo bukora icyaha bugomba gupfa, ni amategeko abivuga. Naho ubuntu bwo bukavuga ngo iki? Ubuntu bukavuga ngo uwizera gusa abona ubuzima, abona ubugingo, kuko amategeko yivugira urupfu, naho ubuntu bwo bukavuga ubuzima. Ezekiyeli 18 umurongo wa 4. Ezekiyeli 18 umurongo wa 4. Itandukaniro rya gatanu ryavugaga ngo amategeko agutegeka kudakora icyaha na kimwe. Ndi kubisubiramo kugira ngo abandike kugira ngo ataguciraho iteka. Zana na Ezekiyeli 3:7 uhere ku murongo wa 12 ugeze ku wa 14. Iyerekwa ry'amagufwa yumye, turebe ubugingo bwakoze icyaha, ikintu Yesu abuvugaho cyangwa se ikintu Imana yabuvuzeho muri Kristo Yesu. Amategeko agutegeka kudakora icyaha na kimwe kugira ngo ataguciraho iteka, naho Yesu we abanza kutaguciraho iteka. Ntabwo Yesu abanza kukubwira ngo ntukongere gukora icyaha nibwo nazaguciraho iteka, ahubwo abanza kutaguciraho iteka. Nyuma yo kutaguciraho iteka akakubwiriza kutongera gukora icyaha. Kutongera gukora icyaha ni ikibwiriza twumva nyuma yo kubwirwa ko nta teka arosateri ya mworia, abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Kubera iki? Nuko na Yesu ntaryo yari baciriyeho. Gatandatu, amategeko avuga urupfu ku bugingo bukora icyaha, naho ubuntu bukavuga ko kwizera gusa bituma umuntu abaho. Ezekiyeli 18:4 ngo ubugingo bwa bose n'ubwanjye, n'Imana iri kubivuga. Ubugingo bw'umwana n'ubwanjye, n'ubugingo bwa se. Aragira ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Niko yavuze ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Ariko nagutumye Ezekiyeli nanone 3:7 guhera kuri 12 kugeza kuri 14. Hanzanire. Behold, all souls are mine, and the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sins shall die. Ubugingo bukora icyaha buzapfa. Ubugingo bukora icyaha buzapfa. Ni amategeko. Ariko reka turebe Ezekiyeli 3:7 reka ry'amagufwa yumye, turebe ubugingo bwakoze icyaha icyo Imana ibivugaho.
Bibiliya iravuga ku murongo wa 12 ngo nuko rero hanura ubabwira uti haleluya, ngo ukuri k'Umwami w'Iteka avuga ngo aravuze uyu munsi aciye iteka, aravuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu. Ari kubwira abapfu, Umwami w'Iteka arabwira abapfuye. Mu mwibuke Yesu ari kuvuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abapfa bumva kandi bazumva ijwi. Iyo tubwiriza ubutumwa bwiza ntabwo tububwiriza bariho, tububwira abapfuye mu buryo bw'umwuka, abatandukanye n'Imana, bameze nk'aya magufwa yumye ari mu bituro. Aravuga ngo ngiye gukingura ibituro byanyu, mbibakuremo nta bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Yari kuvuga ngo nzabavana mu mva mbagarure mu buzima, nzabakura hahandi mwataniye, hahandi mwagiye ubwo mwumviraga Satani muri Edeni, mbagarure mu buzima, mbagarure muri relationship, mbagarure muri fellowship. Ku murongo wa 13 ngo icyo gihe muzamenya yuko ndi Uwiteka. Icyo gihe ni igihe kizuka, ni igihe kizuka. Ndi kuvuga izuka ryo mu mwuka, ndi kuvuga icyo Kristo yakoze ubwo yazukaga. Ngo icyo gihe muzamenya ko ndi Uwiteka, igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe. 14 ngo nzabashyira mu mwuka wanjye mubone kubaho. Oh God, haleluya. Amategeko yavugaga urupfu, none umwuka w'Imana ari we Yesu Kristo aje avuga ubugingo. Ngo nzabashyira mu mwuka wanjye mubone kubaho, ngo nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye ko ari njye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, ni ko Uwiteka avuga. So uyu Uwiteka uzura agaha ubuzima bishwe n'ibyaha bahoze bari munsi y'amategeko, bazuka bate? Baba bakiranutsi bate? Kandi ukurikije ibyanditswe bivuga ngo iki? Ni bya byanditswe twasomye bimwe Paulo yakotingaga mu Baroma 4:3, akavuga ngo mbese ibyanditswe ntibivuga iki? Bivuga ngo iki rero? Ngo nibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhanirizwa no gukiranuka. Aburahamu yizeye Imana bimuhanirizwa no kuvuka ubwa kabiri. Adamu yizeye Imana bimuhanirizwa no kuba muzima mu maso y'Imana. So kwizera nicyo kintu cyonyine, mwene Adamu asabwa anda y'ubuntu bw'Imana kugira ngo abe muzima. Itandukaniro rya 7. Gumaho mu Baroma unzanire igice cya 6 umurongo wa 23. Popira verse. Nasezeranye gusoza n'igice, none zirageze. Tandukaniro rya 7 ngiryo bararizanye. Haravuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu umwami wacu. So the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life. Oh my God. Mu mategeko havuga ko ibihembo by'ibyaha, nibavuga ibihembo wumva umuntu wakoze, kandi mu buntu twasanze tudakora. Mu mategeko niho umuntu akora. So mu gukora rero ni naho umuntu akorera ibyaha. Takoze ntiwakora amafuta. Mu mategeko havuga ibihembo by'ibyaha ko ari urupfu, naho mu buntu aho tudakora, ahubwo tukahakirira, tukaharuhukira, ubundi tukahakirira ibintu by'amagift, tuhakirira ibintu by'impano, tuhakirira ibintu by'amagift. Ngo hari impano ihaba, ngo iyo mpano yitwa ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo mu mategeko mu gihe bahapfira, mu buntu ho tuhakirira ubugingo buhoraho. So impamvu rero impano ariyo mu buntu ni iyihe? Niyo ngiye kubasobanurira ngasoza. Impamvu impano ariyo mu buntu, iri jambo rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iri jambo rivuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iri jambo niyo samari y'amategeko n'amaprinsipe yose agize Tora. Tora ni iki? Tora ni amategeko yose ya Mose. Ufashe amategeko yose ya Mose, ibyo umuntu yasabwaga gukora byose kugira ngo Imana imwemere abe umukiranutsi mu maso y'Imana, ukabikorera akantu kitwa samari. Samari iri muri iyi sentence yitwa ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Kubera iki? Kubera ko uwabyikoreye wese
n'uwabyikoreye byose nubwo yari umukiranutsi byarangiye apfuye. Nta muntu wigeze ukurikiza amategeko n'umwe ngo birangire abayeho, nta n'uyu n'umwe. Umuntu wayakurikije yose uko ari n'umwe wenyine, ni Yesu. Iherezo rye ni urupfu. Kubera iki? Bibiliya iravuga ngo havumwe. So iyi rero ni samari y'amategeko ya Mose. Naho iri jambo rivuga ngo impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Iyi ni samari y'ubutumwa bwiza bwose bugizwe n'ibintu byinshi n'inkuru nyinshi, harimo ibitangaza byinshi, harimo ibimenyetso byinshi, harimo umwuka mwinshi, harimo impano z'umwuka mwinshi n'impano z'umwuka nyinshi, ariko ngo bifite samari imwe gusa ihuriye mu mpano ituruka mu isezerano rishya, impano ituruka muri Kristo kuko ari we niwe sezerano bari barasezeranijwe, impano ituruka mu maraso ye ngo ni ubugingo buhoraho. Ariko Imana ishimwe cyane yaravuze ngo ubu bugingo buhoraho buboneka hehe? Buboneka hehe? Umurongo wa 23 aravuga ngo impano y'Imana ubugingo buhoraho. Haleluya! Aravuga ngo ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Nta handi bubonekera. Ubugingo buhoraho bubonekera muri Yesu Kristo umwami wacu. Natangiriye ku murongo mu mazi iminsi mubona kuri flyer uvuga ngo amategeko yatanzwe na Mose, Yohana 1:17, ngo ariko ubuntu n'ukuri byazanywe na Yesu Kristo. The law was given by Moses. The law was given by Moses, but grace and truth come. The law was given, but grace and truth come. Ubuntu n'ukuri byariyiziye ubwabyo ngo by Jesus Christ. So ubuntu n'ukuri ni Yesu. Yesu niwe buntu. Yesu niwe buntu. Haleluya! Muzamenya ukuri kubera ko Yesu niwe kuri, ngo kandi uko kuri kuzababatura. Mu yandi magambo, muzamenya Yesu, muzamenya ubuntu. Ubuntu nibwo buzababatura. Amategeko uko muyamenya, amategeko uko muyahoramo, azakomeza arusheho kubaboha, azakomeza bashyire munsi ya gereza yayo. Ariko umunsi wumviyeho ubuntu bw'Imana, uyu munsi wumviyeho Kristo, uyu munsi wumviyeho iyi message y'ubuntu bw'Imana, uri kubohoka mu izina rya Yesu. Ndatangaza kubohoka mu izina rya Yesu, kubera ko kubohoka kwabaye. Tubohoke munsi y'imbaraga y'ibyaha mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Wakiriye impano y'Imana muri Kristo Yesu right there in your heart, mu mutima wawe. Ubwo wizeye Kristo ukaba wamwakiriye mu mutima wawe, ubwo wizeye Kristo kuko ari we wumvishije, wakiriye ubugingo buhoraho. Ntabwo uzarimbuka ukundi. Aya niyo makuru meza ngufitiye. Bibiliya iravuga ngo niko Pawulo yabwiye Abaroma ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Ntabwo kiri munsi y'imbaraga z'ibyaha. Ijambo ry'Imana riravuga ngo imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko ngizi imbaraga uri munsi ntabwo ari iz'ibyaha kuko ntukiri mu mategeko. Wabohotse winjiye mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana rero burakubohorera kuba mu mudendezo kandi bukakubwira ngo ibyaha ntibikagutegeke. So sin is a noun. Ukuremo icyaha ushyiremo buri kintu cyose aho ngaho. Ntabwo icyaha kizagutegeka mwene data, ntabwo icyaha kizagutegeka, ntabwo igicumuro kizagutegeka, ntabwo indwara izagutegeka. Buri kintu cyose cyazanywe n'umwanzi, buri kintu cyose cyazanywe no kwa Adamu wa mbere, ntabwo kigufiteho ububasha, kubera ko atari imbaraga z'ibyaha zigutsikamiye, kuko atari amategeko agutsikamiye, ahubwo uri munsi y'ubuntu bw'Imana, uri munsi y'igicucu cy'amababa ye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hejuru y'isanduku y'isezerano ngo hariho abakerubi batenze amababa. Aho ni mu gicucu cy'amababa ye. Aho ngaho ngo siho hari amategeko. Amategeko ari munsi mu isanduku, ahubwo munsi y'amababa
aho ngaho hari intebe y'ihongerero. It's a seat of mercy, it's a seat of grace. Aho niho wicaranye na Kristo. Bibiliya iravuga ngo Imana imaze kuzura ikuzurana nawe, ikwicaranya nawe mu ijuru, ahantu ngo mu ijuru. Aho ngaho uri kumwe nawe ni ku ntebe y'imbabazi, ni ku ntebe y'ubuntu bwe, ni huri resa korimarabasatelia lebrando sotra vekaria mongrine. Ndasengera buri muntu wese wumvishije iyi preaching, wumvishije iyi dedication, ndamusengera kugira ngo muri aka kanya marezo taya lebrazo koria marekojetaine ave mu bubata bw'ibyo yararimo, ibyo amategeko yamutsikamishije imyaka myinshi, ibyo yakomeje kubwirwa ngo asabwa gukora kugira ngo agire icyo abona. Namenye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ninde wabanje kuyihanga imwiture nyuma nawe. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ntacyo watanga kugira ngo Imana iguhe ikindi. Ntabwo ari byo, ubwo ni ubuteka mutwe. Yesu arakubwira ngo va muri ibyo ngibyo, wowe urushye uremerewe, ngwino nguhereze uburuhukiro. Bahora bakwaka amafaranga, mutabanje kuyabahereza nta yandi wabona, bari kukubeshya. Rabosito lima reko zori yamando. Imana ikora ishingiye ku byo watanze mbere. Razeko rebramasutaya. Ako kamiliyoni uhembwa, akamiliyoni kamwe konyine, ngo uduhumbi ijana ngo nituzajyana ujyana imbere y'Imana, ngo Imana ihere kuri utwo duhumbi ijana ngo nirangiza ibone gukora n'ibisigaye. Iyo ntabwo ari Imana yo mu isezerano rishya. Iyo ni Imana abantu bihimbiye muri bo. Mareko shikromande egrogistra zetaire. Aka kanya uri kumva nubohoke kugukina kasino na systeme y'umwuka. Uri gusheta muri biyari wowe. Jelebrazo time, uri kugura token, ngo uri gutanga kugira ngo uzabohoka ibosatenia. Ubwo n'uburyarya mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ubwo buryarya bwemewe mu isezerano rishya. Lebraze tori yamando. Imana abantu baragiye bahimba systeme zabo, barangije babyitirira Imana. N'ingero babikoze bazaguha, bazakwereka ingero z'abapasteri, bazakwereka ingero z'abaposo, bazakwereka ingero z'abadadi. Abo ngabo ngo nibo bantu ngo buretse wumve, barakubwira ngo icumi ngo ubundi utagitanze ngo ntabwo ushobora gukira. Wamaza ngo ninde wakize kuko wagitanze, bakahita bakwereka umupasteri yari ibyacumi by'abantu 1000, yari ibyacumi byo muri Amerika, ibyo muri Afrika, ibyo muri Australia, iby'i Burayi. Niwe wabiriye byose, niko utatakira. Imigisha yo mu gakiza k'Imana kubw'ubuntu nayihawe mu gihe nihana ibyaha, ni mu gihe nakiraga Kristo nk'umwami n'umukiza. Lebrosa ukeneye ijwi rikubwira ngo bohoka. Bavuga ko abantu babohoka ukagira ngo ni ukubohoka ngo kuri za karande n'ibiki byose. Dore kubohoka Bibiliya ivuga ni ukubohoka tukava munsi y'amategeko yaradushikaniye. Yesu niwe yaje kutubohora, adukura munsi yayo. Bibiliya ivuga ngo imbaraga z'ibyaha ni amategeko, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu. Raboshete rimakazete lebrando zotori yamando okragistra silevotraina. Nta muntu n'uyu n'umwe Yesu yigeze yakata imwe mw'icumi. Nawe paraketeri yamando. Nta n'uyu n'umwe Yesu yigeze acyaka. Icyacumi cyabayeho mu mategeko, ugiye kuvuga ngo cyabayeho na mbere y'amategeko. Yesu ndabyemera. Sinzi impamvu hari umuntu ndi kubwira uyu munsi, baramubwiye ngo ajya atanga icya gross salary. Barakubwiye ngo wowe nuhembwa, barakubwiye ngo nucuruza, ayo wacuruje yose ujye utanga icyacumi cyayo wacuruje. Bandi batangaga icyacumi cy'ibyo bungutse, bajyaga ku kazi bagakuramo itike yabajyanye ku kazi, bakuragamo y'ubukode bw'inzu, bagakuramo ayo bahahishije kugira ngo bari babone uko bakora ako kazi. Ibisagutse bya saving akaba ari byo batanga mu icyacumi. None barakubwira ngo ni gross salary. Bakiguha credit ubanza ukureho icyacumi. Ayo ni amategeko akikugumishije mu bubata. Kubera iki? Barakubwiye ngo Imana babanza kuyiha yarangiza igatanga nyuma. Ntabwo iyo ngiri Imana yo mu ijuru si umwami wacu Yesu Kristo. Aburahamu ajya gutanga icyacumi, yagitanze ku bushake bwe, yagitanze kubera umutima we ubwe. Yarebye aravuga ngo uyu mwami w'i Salemu ndamuhereza 1/10. Ntabwo yamuhaye 5/10, yamuhaye ibingana n'ibyo ashaka.
Imana ishimwe cyane yuko abimuha atabimuhaye mbere yo guhabwa umugisha, ahubwo ngo yabimuhaye amaze guhabwa umugisha, amaze kumubwira ngo Uwiteka Imana iguha umugisha Aburahamu we. Nyuma nibwo Aburahamu yamuhaye 1/10, naho wowe barakubyarya bakakubwira utaragitanga nta mugisha uzabona. Ntabwo umugisha w'Imana uza kuko watanze 10, kuko n'uwagitanze mbere yagitanze nyuma yo guhabwa umugisha w'Imana. Ngo Yakobo yarahize aravuga ngo ibyo uzampa byose nzajya nanga 1/10, ni ibya nyuma y'umugisha nyine, ntabwo ari ibyo yatanze kugira ngo abone uwo mugisha. Come on, ese you read the Bible upside down, musoma Bibiliya yanyu icuritse? Merezo tari yamando reboria, ni muboho muve munsi yayo mategeko. Amategeko yazanye ubukeni wanyu, hehe, ngo nuko ugomba gutanga ituro ryo kwihumanura. Amategeko yazanye ubukene mu rugo iwawe, ngo ugomba gutanga iryo kwishinganisha. Amategeko yazanye ubukene wawe, ngo ugomba gutanga iry'umuganura. Ukwezi kwa mbere urahembwa ugatanga umushahara wose ngo ni umuganura. Hagati mu mwaka ugatanga umushahara wose ngo ni umuganura. Umwaka warangira ugatanga umushahara wose ngo ni umuganura. That's why your pastor will fly in the private jet. Niyo mpamvu pasiteri wawe azagumya kugendera mu ndege ziri prive. Niyo mpamvu azabika amavewiti n'amarande kuruza menshi cyane mu rugo iwawe, mu rugo iwe. Wowe nta nigarukira. Come on. Waribwe, wahuye n'abajura bitaje Bibiliya, bazi ibyanditswe ariko bakakugumisha munsi y'ubwo bubata. Nahoze ndeba Crefodora yahoze ari gushyigikiye ibintu by'Icyacumi, ariko ejo bundi yatwitse ibitabo byose by'Icyacumi. Barangije baratangira baramumokinga, ngo niba bitwitse rero ngo subizayo baguhaye. Come on. Bill Graham we yaravuga ngo kugitanga na ntuze uyu mugabo wo muri Korea y'Epfo wanditse igitabo cyitwa Prière de la 4e dimension, wazanye ubutse bw'amaserire n'imiryango mu nsengero. Wari ufite mega church nini ku isi bamwita ngo iki Oyongico. We yaravugaga ngo gutanga 10 ni icyaha. Kubera iki? Kubera ko 10 cyari gisemborije ibyo mu mategeko umuntu abanza gukora kugira ngo Imana imwemere imuhereze ibindi nyuma. So gutanga 10 bivuze kwihimbira Kristo wawe, gutanga kugira ngo uhabwe ku Mana, kwemerwa ku Mana kuko ari cyo watanze. Warangiza bakakwigisha bakakubwira ngo nutagitanga ngo urabukoze cyangwa ugomba gukiranuka kuri cyo. Ntabwo dukiranuka ku bintu, ahubwo dukiranukira mu muntu ari we Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndabivuga nzi ko harimo abapasiteri bacyanga. Nanjye banakimpaga mbere. Hari umuntu wigeze kukinzanira ndacyanga. Ndambwira ngo sindi umupasiteri, arambwira ngo niwe mupasiteri nzi. Nta wundi nyanza yishyira mu ntebe baragenda. Ndangije nyuma ngarutse ngibonye nanjye ndakiri. Ariko nta 10, nta cya 2, nta cya 5. Ntabwo Imana iba moved by yo 50,000. Ntabwo Imana iba moved by 300,000 byawe. Bibiliya iravuga mu Isezerano Rishya ngo umuntu wese, haleluya, ngo atange uko yatekereje, abanza ajye mu mibare, abanza akora imibare atekereze, ngo kandi atahaswe, ngo kuko Imana ikunda utanga anezerewe. That's grace. Lesoto rimakari ya bosaina. Nutekereza ukumva 1/10 ari cyo ugomba gutanga, ntugitange na 1/10 nk'itegeko, ahubwo ukagitanga wumva ari cyo ugambiriye gutanga uzabikore. Niwumva utanga 50% uzayatange, ariko niba ari 1/10 nyine nk'itegeko, ubwo ni 1/10. Mu yandi magambo utegetswe no gusohoza ibyo amategeko avuga byose. Ugenda unakebwe kubera ko ari amategeko. Ntukambare n'imyenda iriho ubudodo butandukanye kuko ari amategeko. Ntukagire gutya na gutya kuko ari amategeko. Ntukiyogoshe ngo baguconge ubwanwa ngo babukureho babuneho. Bibiliya iravuga ngo ntuzamareho inkokora z'ubwanwa bwawe n'iz'umusatsi wawe. Ugomba gusohoza andi mategeko yose, kuko ngo uyubahirije cyangwa kubahiriza 1 cyangwa 7 cyangwa ngo agasitara kuri imwe abayishe yose. So nimba rero utanga 10 kuko 10 ari itegeko, ubwo mu yandi magambo ugiterana n'isabato kandi ntukayice. Uramenye nunayijyamo ntukajye ukora urugendo kure ahantu warenze iwe.
ugomba kubahiriza, ufite umutwaro wo kubahiriza andi mategeko yose. So kubahiriza amategeko rero ni ukuri muvinga Kristo, ni ukuvuga ngo Yesu ntabwo nkigukeneye. Niba wubahiriza amategeko kugira ngo wemerwe n'Imana, ni ukubwira Yesu ngo Yesu we sinkigukeneye, ahubwo njyewe nshobora kwikiza, nshobora kugaragara imbere y'Imana nkiranutse. Ariko nimba atari uko biri, tukaba turi muri Yesu, haleluya, twemera ko twagizwe abakiranutsi kubwo kumwizera. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tubikora n'abaganwa na Kristo, tukabikora kuko twahawe umugisha, tukabikora tubikunze. Ntabwo tuza guterana hano kugira ngo Imana idushime, ahubwo duterana kubera ko tuzi ko yadushimye. Ntabwo dutanga mu nsengero iwacu kugira ngo Imana itwemere, ahubwo dutanga kuko tuzi ko yatwemeye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo twirinda gukora ibyaha kugira ngo Imana izatujyane mu ijuru, ahubwo tubikora kubera ko ijuru turirimo mu buryo bw'umwuka. Hoshebere kosi yatari yamando. Ntabwo umwana w'imfura wa perezida yanga kwihagarika ku muhanda kugira ngo bamwakire muri famiye presidentielle, ahubwo kuko azi ko asanzwe yirimo. Niyo mpamvu adakora ibikorwa bimutesha agaciro muri rubanda. Uko niko turi. Imana ishimwe cyane. Uko ni kuri mwene data, uko niko wahamagawe, wuzuriye muri Kristo, wahawe ubugingo buhoraho. Nta kindi ugomba kugerekaho kugira ngo Imana ikwemere. Ndashoje, ntabwo narindi kugusengera, narindi kubanurira. Niyo mpamvu byaje ndi gusa lebra soto rimakari ya bosaina. Umugisha w'Imana uri muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ubone igitangaza cyose, mirako yose wifuza mu buzima bwawe igendane nawe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyawe byose bitunganywe na Kristo. Ugendane iyi mentalite mu kazi kawe, ube productive mu byo ukora byose, wunguke kubera ko wemewe mu maso y'Imana. Mu buzima bwawe ubone ibyiza bisimbura ibindi. Muko ubayeho kose ugenda uva mu bwiza ujya mu bundi, ukurire mu kumenya Kristo. Umubiri wawe ntukatakwe n'indwara ukundi, mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Wakoze cyane kwitonda please we. Amen, 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 amen. You are more than a blessing to us. Amen, amen, amen. Reka nsabe, urakoze cyane kuduhesha umugisha, urakoze cyane kuduhanurira. Imana igereze umugisha. You are blessing. Reka nsabe Mama Nathan Orlando, Mama Olivine ashyiraho microphone yiwe asengere Papa Ruva. Okay. Mama Nathan shyiraho microphone yawe usengere Papa Ruva. Nutinda turakira Apostle Namani nimba ari mu mwanya mwiza adufashe. Ubwo se siwe tugomba kwakira, ahubwo bisi we wagiye ureka. Ni wowe. Amen. Papa Ruva, Imana iguhe umugisha kubw'ijambo ryiza tuganirije. Imana iguhe umugisha rwose. Wongeye kutwibutsa ibintu byinshi, kandi ndakeka buri muntu wese yumvise ibimukwiriye ku rugero rwe. Imana ishimwe. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye impano y'ubuntu bwawe, tugushimiye urukundo rutangaje, tugushimiye ko mwami uhora uko bwije nuko bukeye. Igicu mwami gitwikira mwami ubwenge bwacu ndetse n'ibitekerezo byacu, kidutera kugushidikanyaho kigenda cyeyuka mu mitima yacu ndetse no mu mitekerereze yacu. Turagushimye kubw'umwana wawe wahagurukije kugira ngo mwami aduhumura amaso nka misiyo wari warahaye Paulo, kandi uwo murimo wa Paulo mwami ukomeza kuwukorera hagati mu bakozi bawe, abana bawe watoranije. Ndagushimiye kubwa Papa Ruva, ndagushimiye kubw'ubuntu bwinshi washyize muri we, kandi ndagushimiye kubw'uko ukomeza kugenda umuhishurira kugira ngo nawe arusheho kuduhishurira byinshi. Ngaho umugirire neza rero. Yamenye neza ko nawe ari umugisha, kandi yahawe umugisha wose mwami muri Kristo Yesu. Ngaho nyemerera manifestation yabyo igaragare mu buzima bwe mu izina rya Yesu, uhereye umunsi ukageza mwami iteka ryose. Turamwingingiye ndetse n'umuryango we kugira ngo barusheho kuva mu bwiza binjira mu bundi bwiza. Turagushimiye mwami kubw'ukuri kwawe, kuko waravuze ngo nitumara kumenya uko kuri kuzatubatura. Turagushimiye ko turaba umudendezo rero, tubiheshejwe no kukwizera ndetse no kurushaho kugusobanukirwa. Ngaho umugirire neza Mana, kandi umuntu wese wumvise iri jambo mwami rikomeze kuguma mu mitima yacu, kandi rikomeze kwera imbuto zikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen, amen.
urakoze Amen, cyane amen, amen. mama Nathan, urakoze cyane, you are blessing. Sigaranye iminota mike ndi kubarira ku ntoki. Umuntu ufite ishimwe ushaka gushima Imana genze nka kuno mbigenje, amanike hanyuma tumuhereze umwanya ashima Imana. Ngiye mfite amashimwe menshi, nimutinda gato mwese ndahita mbakupirana nshime njyenyine muzashimisha. Kandi Papa Ruva basigiye umwanya wo gushima. Abantu mwasabye umwanya wo gushima mukawusaba Papa Ruva, mushyireho ibiganza byanyu nanjye muwunsabe, hanyuma nkubahe dushime Imana. Okay, ambabarire mu gihe mukiri kubitekerezaho njye reka mbe nshima Imana. Hanyuma ubwo ninsoza gushima Imana mutaramanika, ubwo muzashima ejo ndahita nakira Pastor Mano adusoreze iteraniro. Nshimiye Imana kari Imana, nshimiye Imana kari papa wanjye. Nibutse ukuntu bajyaga bavuga ngo zajya mu ijoro, Imana se ni so. Nshimiye Imana kari papa wanjye, nshimiye Imana ko yambyaye, nshimiye Imana ko duhuje DNA, nshimiye Imana ko ndi umukiranutsi. My God, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Nshimiye Imana ko nta cyaha ngira, never. Nshimiye Imana ko nta cyaha ngira, nshimiye Imana ko nabatuwe ku mbaraga z'urupfu, ku mbaraga z'icyaha ariyo mategeko. Imana ihabwe icyubahiro cyane. Nongeye gushima Imana, Papa Ruva ari kwigisha mpise nibuka story yabaye ahantu. Hari abantu bamwe muri hano muyizi, ubwo abantu batayizi murihangana, n'abayizi ubwo ni ukuyumva vuba kugira ngo muyimenye nyine. Hari umumama w'umwana tubana hano wabyaye umwana, abyara umwana ufite ikibazo, abyara umwana utujuje igihe, nyine amezi yo kubyara ataragera. Bamushyira muri bya byuma bashyiramo abana, nyine ntibuke ukuntu babyita neza. Hari umuntu babwiye ngo turagusaba gushyiraho microphone ugasengera uriya mwana. Arangije ahita ambwira ati rero mwana wacu genda ubwira ababyeyi bawe bategura ituro. It's fine. It's fine. Fine. Okay, thank you. Abwira ariko n'ubundi nubwo ari fayire ntabwo ndavuga amazina. Umwana yarakize. Exactly. Ako wigera kuri finali katubanze tugende bukeya ukuntu byagenze. Ambwira ati urategura ituro urishyira Imana, murijyane mu rusengero kugira ngo Imana ibone uko ibakiriza umwana wanyu. My God, Imana ishimwe cyane ko mu mategeko ariho tubanza gukora. Mu buntu bw'Imana, Imana irakora, ntabwo ari twe tubanza gukora. Imana ihabwa icyubahiro ko tutigeze tujya muri ibyo bintu byo gutegura, nako abo bantu batagiye mu bintu byo gutegura ibyo gushyira Imana, hanyuma Imana ikaza ikamukiza. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umva ndaryibutse iryo shimwe numva riranejeje. Imana ishimwe. Ikintu cya nyuma nshimira Imana, ndashima Imana rwose ko habonetse ifoto ijya kuri flyer yanjye. Maze amasaha ngira ngo muri 30 ndi gushaka ifoto ntayibuze. Nari ndi kuvuga ati ngiye kujya muri groupe mvuge ati mwambabarire mukampa ifoto yanjye. Imana ishimwe rero ko yabonetse. Abantu mutanzi ni ngiye kwitonda peace. Hari abantu nkunda cyane njya nibutsa buri nimugoroba ngo mujye gusenga, muribuka njya nkunda guha utumessage batananzi bakambaza ngo urinde. Ni njya mbaha utumessage. Rero nitwa kwitonda peace, ni uriya mwabonye kuri flyer. Imana ibereze umugisha. Ndabona nawe undi muntu ufite ishimwe, reka twakire pasiteri wacu Mano adusoreze. Byari byiza kubana namwe, naho ubutaha. Hallelujah. Imana ishimwe. Amen. Tuzajya tubwira moderator agashyiraho video na preacher nawe agashyiraho video. Ubwo abandi babwiriza bari mu muhanda cyangwa bizajya bigorana. Anyways, ndashimira Imana cyane ko Imana ishimwe cyane ko Imana yabakoresheje kwitonda peace. Papa Olympe uri umugisha cyane. Mwese twabanye muri uyu mugoroba, kandi mukomeze mubere ino generation umugisha.
Imana ikomeze kubakoresha cyane 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 muri umugisha. Amen. Ndashimira Imana cyane ko twegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya, kandi twegereye amaraso aminjagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Imana ihimbazwe cyane. Amen, amen. Reka dushimire Imana, dusubike. Nta byinshi mfite, ahubwo ejo saa 12:30 tuzahura nk'ibisanzwe. Muzazinduke. Turacyafite abakozi b'Imana tuzumva kugeza ku cyumweru, ndetse no kuwa mbere dufite umugisha wo kongera gukomeza kubana na Apostle. So rero ndabararikira gukomeza gutumira bene data baze dusangire ubutumwa bwiza, dukomeze dukure, dukomeze dusobanukirwe, amaso yacu y'imitima yacu akomeze guhumuka, twe kujya duteraganwa n'imiraba imyigishirize y'inyigisho zitari zo, ahubwo tuze twimenyere mu ijambo Imana yaduhaye. Imana ihimbazwe. Amen, amen. Dushimire Imana kubw'uyu mugoroba rero twese. Dushimire Imana ko twegereye Yesu umuhuza w'isezerano rishya, kandi twegereye amaraso aminjagirwa, haleluya, akavuga ibyiza kurusha ya Abeli. Niyo mpamvu twinjoyinga every day. We enjoy the goodness of God. We enjoy the grace of Jesus every day, every time. Hallelujah, hallelujah. Come on. Hallelujah. Come on, church. I'm not going to pray for you. We are going to pray together. Thank you, Jesus. Turagushimiye Mwami Yesu ko waduciriye inzira, kandi ko twinjije, haleluya, aho amaraso ya Abeli atari kutwinjiza. Everusa tari amande geburia. Eshalalamande debusha tari amande. Mana, turagushimiye kubw'igitambo cyiza watanze. Turagushimiye Kristo. Haleluya. Waduhaye kwegera. Haleluya. Wowe umuhuza w'isezerano, kandi risha ryavuye mu maraso yawe, atari ryavuye mu maraso y'amatungo, atari ryavuye mu maraso y'inka n'intama ndetse n'ibindi byose n'inuma z'intungura, ahubwo twegereye amaraso avuga ibyiza y'isezerano risha. Haleluya. Ariyo y'umwana w'intama w'Imana, ari we Yesu Kristo. Haleluya. Thank you, Jesus. Turagushimiye ko kandi twayegereye, kandi akaba aminjagirwa kuri twebwe buri munsi, atwuhagira cyane mu ijambo ryawe buri munsi ukoresheje abana bawe. Ndagushimiye kubw'ubuzima bwa Papa Olympe, ndagushimiye kubw'ubuzima bwa Peace, ndagushimiye kubw'ubuzima bw'umuntu wese twateranye uyu mugoroba. Reka akomeze kugendera mu butsinzi, akomeze kugendera mu mwuzuro, akomeze kugendera Mwami mu byiza byose n'imigisha yose wamuhereye muri wowe. In the name of Jesus, reka amahoro y'Imana akomeze abane n'umuntu wese. Reka Mwami ubwiza bw'Imana bukomeze bushininge kuri buri muntu wese. In the name of Jesus, reka Mwami mu izina rya Yesu umwuka wawe akomeze ayobore umutima w'umuntu uwo ari we wese. Mwami, turagushimiye ko Mwami turabumva ijambo ryawe tukarikora, ntabwo turabumva ngo turisige. Mu izina rya Yesu urakoze Mwami, tugushimiye kandi n'ejo n'indi minsi ko ukomeje kubana natwe no kutwigishiriza muri wowe ibyo watugambiriyeho byose, tukarushaho kubimenya, tugakurira muri wowe, tukarushaho Mwami kwimenyera muri wowe. Mu izina rya Yesu turagushimiye bene data bakiriye ubuzima, haleluya, wabageneye. Turagushimiye imiryango yacu yakiriye gukizwa n'ijambo twumvira hano buri munsi, kuko tubaye umucyo ndetse tubaye umunyu, kandi ibyo tuvuga byose bigiye gukiza ubugingo bwabo mu izina rya Yesu, kuko waduhinduye Mwami Yesu Kristo. Thank you Lord, thank you Lord. Waduhinduye umuhuza w'Imana n'abantu, ngo nicyo gituma Imana isa naho ibingingira muri twebwe. Turagushimiye ko bene data bose na bene wacu bose Imana iri kubingingira muri twebwe, bagiye kumenya ndetse no kwimenya, bakakira umukiza umwami wacu Yesu Kristo, akababera ubuzima, akababera umucunguzi. In the name of Jesus, biciye muri twebwe Mwami, turagushimiye ko ibyo twumvira hano tutabisiga hano, ahubwo bihindutse ubuzima bwacu, tukabisangira n'abiwacu na bene wacu bose n'abaturanyi
ababyeyi bacu nabo tubana buri munsi. In the name of Jesus, we thank you for your blessings, O Lord. We thank you for everything. In the name of Jesus, we have prayed. Amen. Amen. Imana ibagirire neza, mukomeze muryoherwe kandi mukomeze mwishimire mu mwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ubuntu bw'Imana, umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose nibe bidashira. Amen. 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 Shalom. Shalom. Nahejo. Shalom.